Satani yo ishaka kamwe ko kuririraho, ibindi ukakureka ukabikora. Irakureka ukabyina, ariko ikavuga iti nzuririra ku buryarya bwe. Irakureka ugasenga, ariko ikavuga iti nzuririra ku nda nini ye. Irakureka ukavuga mu ndimi, ariko ikavuga iti mu rwego rwo kurwanya malariya turara muri supanete, ni ukugira ngo imibu shikama itabona aho yuririra. Ndagukubita mu izina rya Yesu, ndagukubitaho iri jambo, wigwanya Satani wamuhaye icyo yuririraho. Vanaho icyo yuririraho. Ibyo urabya, uranga kwihana, uranga kugaruka, uranga kwisubiraho, izabona icyo yuririraho izagusenya. Amahoro y'Imana abakunzi ba Irakora TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Udukurikiye ushobora kuba urwaye, ihangane, ariko ntabwo ariko bizahora. Ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ariko ihangane, nubwo none bitameze neza, ejo bizagenda neza, kubera ko imirimo y'Imana iratangaje. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Turi kumwe na Pastor Munezero nk'ibisanzwe, ntabwo ari umushyitsi, ahubwo ni umusangwa, amaze kuba umusangwa kuri Irakora TV. Kwakwakire Pastor Munezero, niwumve mu ikaze. Murakoze. Kwakwakire mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibahereza umugisha. Yego. Ye nitwa Pastor Munezero, dusanzwe tuganira, ariko ubu iby'Imana bihora ari bishyashya. Ntibimenyerwa. Kimwe mu bitera Imana gusengwa ni udushyashya ihorana. Naho ihoze ikora kimwe ntibayishaka, bayimenyera. Uza mu gitondo ikaguha ubururu, ejo nimugoroba ikaguha umweru, bwacu ikaguha oranje, uko igenda ihinduranya amabara y'imirimo yakoze kuri Irakora TV, uva wumva wayishaka. Rero ijambo ry'Imana tugiye kuganira riri mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 umurongo wa 14. 9 umurongo wa 14. Ni ukuvuga ku bantu barwanya Satani, banga Satani. Tumanze dusome. Hariho umudugudu mutore n'abantu bake, maze haza umwami ukomeye, arawutera, arawugota, awurundaho ibirundo byo kuririraho. Isi ifite abantu bagwanya Satani, problem bakayiha ibyo kuririraho. Ijambo tuje kuvuga ni rimwe rito, rivuga ngo kuraho ibyo Satani yuririraho. Kuko uramwanga ariko ukamuha urwego anyuraho, uramwanga ariko ukamuha ibyo arya, uramurwanya ariko ukamucira akayira aranyuramo. Uwiriga umutuka ariko iwawe, icyo ni kimwe, muri wowe ni icya kabiri, mu kazi ukora ni icya gatatu, aho usengera akaba Satani afite icyo yuririraho ngo akugereho. Ni kuki abantu basenga Satani bakayibona iwabo muhira? Iba yabonye icyo yuririraho, baba bayihaye icyo yuririraho. Wowe unyumva, si uko udasenga cyane, ariko ikituzanye kuvuga iri jambo ni agahinda dutegwa n'abasenga, ariko bagahorana na Satani, bakayirwanya ikararana nabo, bakayirwanya ikirirwana nabo, bakayirwanya ikaba mu kazi bakora, bakayirwanya ikababera mu bana. Ese yuririye kuki? Dukora iki rero? Dukureho icyo Satani yuririraho, izabura icyo yuririraho, ituveho. Ahantu hose Satani igiye ishaka icyo, urakoze mwami, yuririraho. Igiye kwicana niya na Safira, yuririye ku mihigo bahize, ibirababonye. Ubundi yari yarababuze,
ariko ngo ibone imihigo bahize iyuririraho ibatsinda ku rusengero. Yuririye kuki? Kugira ngo ikubite bene Yakobo. Yuririye ku ishari, bacukurira mwene se urwobo. Yozefu baramugurisha. Satani igira ute? Irahuririra ise amara imyaka n'imyaka ariko kiriyo. Ariko Satani yaruririye kuki? Ku ishari. Uyu mwanya ijambo nzanye kuri Irakora TV ihirika Imana. Imana ihirika ibyo Satani yari kuririraho maze ikarekeraho ibyuririraho, kuko ari Imana igira ibyo yuririraho igakora, ari Satani igira ibyo yuririraho ikagutera. Dukore iki? Dukureho ibyo Satani yuririraho, dushireho iki? Dushireho iby'Imana yuririraho, tuzakorana n'Imana. Murakoze cyane. Nahuye n'umukobwa aravuga ati baramfashe. Ndamubaza ntacyo buririyeho, ati bamanje kumpa fanta. Satani ntiyuririra ku bibi gusa, ishobora no kuririra yishushanyije, yihinduye nka marayika w'umucyo. Reka mbabwire, kugira ngo igere kuri Dawidi yuririye ku kantu gato. Asigara mu rugo, ntiyaje ku rugamba gusa, icyo gusa asigara mu rugo yuririra ku mugore wawe. Kuko Dawidi yari yarananiranye, yararwanye, yarananiranye, yarakubise abadayimoni, yarakubise imyuka mibi, yarakubise intare, yarakubise idubu, yarakubise ariko Satani iramuveya, iramucunga. Nkuko nawe igucunga, iravuga ngo tuzuririra kuki? Kugira ngo dufate Dawidi. Yuririra ku mugore wa Uriya, Dawidi baramwaye. Yuririye kuki? Kugira ngo ishobora Aburahamu. Yuririye ku nzara, yuririye ku nzara. Aburahamu aravuga ngo Yesu umugore waje. Yuririye kuki? Kugira ngo ishobore Sara. Yuririye ku bugumba. Sara aravuga ati wa mugore, wa mugabo we, zanundi. Ariko icyo mvuze, yemwe abandeza amatwi, mw'Abarandani, mw'Amerika, Australia, mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ndabamenyesha ko iyo Satani mubona iwanyu. Wivuga Satani, reba icyo yuririyeho. Ijambo riravuga ngo kandi murwanye Satani nayo izabahunga. Bibiliya ivuga ikintu kimwe gisenya, gikubita Satani. Iyo yagucunze igasanga ntugira imbaraga z'Imana, ibyuririraho ikagukoresha icyo ishatse. Madamu urwo rugo rusenyutse, ifite icyo yuririyeho. Wenda ni igitenge bataguze, uratongana, ruba rurasenyutse. Ni akantu gato Satani ishaka. Mu nsengero nyinshi ishaka icyo yuririraho, mu ngo nyinshi ishaka icyo yuririra. Muri botike ushobora kwiba umuntu rimwe ikabyuririraho igatura muri botike, ugacuruza ugahomba, ukibaza impamvu Satani yajemo. Naherutse gusura umuntu, twibaza impamvu arara mu nzu, induru ziravuga kandi ntaba ari kuzivuza. Dusanga iyo nzu ye yayiguze n'umuntu. Ndashimira umwuka wera. Umwuka wera guhishurira icyo Satani yuririraho. Aramutse atakiguhishuriye, bye bye, unaracabana na Satani. Uti ko nsenga, uzasenga ariko kuko Satani afite icyo yuririraho, utahe umusangi wawe. Kucyagera mu bana, afite icyo yuririraho. Ashobora kuririra ko niba ufite abantu mu rugo 7, 8, 9, 10, ukagira mwumwe udakijijwe, Satani yamwuririraho agasenya iby'imuhira, akabiribata. Kuko afite umuntu, afite icumbi, afite ahantu anyura, afite irembo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Uyu mwanya Irakora TV iguhamagariye kugira ngo uterete Imana, yibaze ngo ababazi mubururira kuki, ubukene bwuririra kuki, iyi nzara yuririra kuki, aka kaga kurira kuki, uyu muvuduko wuririra kuki, byuririra kuki, byuririra kuki. Ko binsanga mu rusengero byurira kuki,
ko nterana ngasinzira byuririra kuki? Ko abandi bafashwa simfashwe byuririra kuki? Ko buzura umwuka simwuzure byuririra kuki? Ko bakira bagakiranuka njye byuririra kuki? Icyo kera twiga umwarimu yaraje aratubwira ati restation tuti ni ibiki? Mwarimu aravuga ngo je vois du blanc, je vois du jaune, je vois du vert, devinez ce que c'est? Noneho tuyoberwa icyo aravuga ngo ndabona umweru, ndabona ubururu, ndabona umuhondo. Turavuga ngo urwo ni ururabyo. Ushobora kuvuga uko urwaye muganga akamenya icyo wakoze. Iyo uvuze ngo urwaye indwara amibe zigira icyo zuririraho. Nababwiye ko ubushize mu minsi yashize nariye uko nshaka, nginyama uko nshaka, imbuto, ibivuguto, mayoneze, marigarine, sambusa, pain coupé, la galette, imikati yose ndunda munda. Inzoka ibyuririraho igira ikikora. Bantu murara muriruka, bantu murara muratabaza, muntu uhura na madamu ntimuvuge rumwe. Ifite icyo yuririraho. Icyo tugiye gusengerana kimwe ni ukugira ngo Imana ishakishe ikintu kiri mu rugo rwawe, kiri mu kazi kawe, kiri mu bana bawe, umwanzi yuririraho ngo agere iwawe kirahari. Kuko Satani, ijambo twasomye ryavuze ngo uwo mwami yaje gutera umudugudu, ariko asanga umudugudu ni burebure, asanga ntiyawugera hejuru. Aravuga ngo kugira ngo rero uyu mudugudu tuwusakize, tuwugere hejuru, tudarunzeho ibyo kuririraho, ntitwazawugera hejuru. N'inzu kugira ngo bayubake bashaka ibyo buririraho, etaje kugira ngo bayubake bashaka ibyo buririraho, arega kugira ngo bamanike insinga z'amashanyarazi bashaka ibyo buririraho, kugira ngo uje mu mahanga ushaka icyo wuririraho. Satani nawe sinakubesha, sinaguhumuriza, ugifite icyo yuririraho. Ashobora kuba yuririra ku basore mukungitse bakazagutera sida akaba araguhitanye. Ashobora kuba yuririra ku bakobwa, hahiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ashobora kuba yuririra ku nshuti zawe, ashobora kuba yuririra ku buryarya bwawe, ashobora kuba yuririra ku mafilimu ureba, ashobora kuba yuririra ku izo nzoga unywa, ashobora kuba yuririra ku tabi unywa, ashobora kuba yuririra ku biyobyabwenge ufata, akaba yaraguteje izo za rubaga impande. Icyo mvuga ngiki, Imana ibanjumyeho ngo kugira ngo mugire amahoro, kugira ngo Satani acike iwawe, manza ukureho icyo Satani yuririraho, urahinduka icyaremwe gisha. Kambaganize gatoya. Imana idufashe kandi tugire neza, kandi duhereze umugisha mu izina rya Yesu. Bashumba mu nyumva, yemwe bahanuzi, namwe bahanuzi kazi, aberekwa, abarondora, murimo muribaza ibintu dukora Satani tukayibona mu mago, tujaga imisozi Satani tukanayihasanga. Ngakora kuva mu gitondo kugera umugoroba Satani kanaza. Ibyo abantu barabyibaza. N'abantu benshi bari ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko dusenga Satani vaye, se ko twiyiriza ubusa Satani vaye, ese ko dutanga ibya 10 n'amaturo Satani vaye. Satani yo ishaka kamwe ko kuririraho, ibindi ukakureka ukabikora. Irakureka ukabyina, ariko ikavuga iti nzuririra ku buryarya bwe. Irakureka ugasenga, ariko ikavuga iti nzuririra ku nda nini ye. Irakureka ukavuga mu ndimi, ariko ikavuga iti nzuririra ku manyanga ye. Irakureka ugatanga ibya 10 n'amaturo, ikavuga iti nzuririra kukubesha abandi. Irakureka ugacuruza, ikavuga iti nzuririra mu bujura bwe.
iba ifite icyo yuririraho. Irakureka ugakora imirimo ikavuga iti nzuririra ku mutware we. Irakureka ugashaka ikavuga iti nzuririra ku mugore we. Loti se yapfakaye bigeze gute? Satani yaretse Loti, ireka n'abakobwa be, ariko ifata muka Loti ibyuririra Loti, yisanga yapfakaye. Ayo kandi apfakara atabipanze, kuko Satani yabonye ako yuririraho. Iri iwawe ifite aho yuririye, iri mu mutima wawe ifite aho yuririye. Dukora iki? Dusenye aho yuririye. Twubake iki? Twubake aho Imana yuririra. Haleluya, shimwe mwami. Uvuga bikaba hategeka bigakoma. Ndagukunze cyane, uri Imana yumva uyu mwanya wa none. Bantu munteze amatwi, dukora iki? Dusenye, dukubite hasi ikintu cyose Satani yuririraho. Ashobora kuba yurira ku magambo shakisha. Ikigoye ni ikihe? Hari n'ibyo utazi ko Satani yurira. Ashobora kurira kutizera kwawe akagukubita, kandi ejo wari uzatabarwa. Umugore w'i Samariya Satani yuririye ku bwoba bwe, kandi ejo bazatabarwa. Satani ntigera mu rugo idafite icyo yuririyeho, igera ahantu ifite icyayizanye. Iyo ushaka inkongoro ubaga intama, inkongoro zirizana zikuririra kwako gahumuro. Uvuga bikaba yategeka bigakomera. Avuganye namwe mu nyumva ngo kugira ngo mwirinde Satani, mukureho icyo yuririraho, kugira ngo muturane nawe kandi murekereho icyo yuririraho. Uti sinzihana, bireke, uzaturana nayo. Ushaka Imana, shiraho icyo yuririraho. Ushaka Satani, gumishaho icyo yuririraho. Wanze Satani, kuraho icyo yuririraho. Wanze abazimu, kuraho icyo buririraho. Wanze abakonikoni, kuraho icyo buririraho. Wanze za rubaga impande zose, kuraho icyo zuririraho. Wanze amadiya, kuraho icyo buririraho. Iyo ugiye gusenga mu rwego rwo kurwanya COVID, twambara n'udupfukamunwa, ni ukugira ngo itabona aho yuririra. Mu rwego rwo kurwanya malariya turara muri supanete, ni ukugira ngo imibu shikama itabona aho yuririra. Ndagukubita mu izina rya Yesu, ndagukubitaho iri jambo. Wigwanya Satani wamuhaye icyo yuririraho, vanaho icyo yuririraho. Ibyo urabya, uranga kwihana, uranga kugaruka, uranga kwisubiraho, izabona icyo yuririraho izagusenya. Shikama kwa Ntuza, kwa Loti Satani yuririye he? Bamaze kurokoka yuririye ku bakobwa be. Abakobwa be bagira gute? Bamutereka icyo kunywa. Bamuteretse icyo kunywa bagira gute? Barararana. Haba havutse amoko menshi. Umwami adufashe kandi atugirire neza. Banyarwandakazi, Satani yuririra kuki? Ku macakubiri. Abantu bakagira ute? Bakaba baramaranye. Tugire gute? Dukureho amacakubiri, maze duturane n'iki? N'Imana. Aho haleluya, aha hari urukundo n'umubano. Imana ibigize ute? Ibihari, kugira ngo bazure tabitabuririye kuki? Ku makanzu yatanze. Bayerekanye Imana igira ute? Ibyuririraho. Aha ndafashijwe cyane. Uwiteka bambera umugisha. Yagukiza yuririye kuki? Shaka icyo yuririraho. Ukeneye kuvuga indimi, shaka icyo zuririraho. Ukeneye guhanura, shaka ibyo byuririraho. Urakoze mwami, urakoze Gitare. Kuki Mose yabaye umukozi w'Imana? Yatekereje ko gutukwa bamuhora nde? Imana. Ari umugisha uruta ibyo Abanyegiputa batunze byose. Kuki Imana yakoresheje Danieli, yari ifite icyo yuririye. Yuririye kuki? Sinzajya ibishimbo n'amazi, ariko ngorere iki? Imana. Ndagushimye kuki Imana yabanye na Yakobo, yabonye icyo yuririraho. Yuririye kuki? Yarayifasha, afata marayika arayikomeza, ati sinkure ku rutagize ute? Utampaye umugisha. Aha ndafashijwe cyane. Shaka icyo Imana yuririraho. Sindongera kuvuga Satani, kamvuga Imana. Esiteri, kugira ngo Imana imugire umwamikazi, yuririye kuki? Ku buziranenge bwe. Nta gasore kamuterese ngo akemerere, nta wamukabakabye.
yozefu kugira ngo yamamare ibyuririye kuki ku mayerekwa ye. agezeyo yanga gufata nde, yanga gufata mukapotifari. mukapotifari aramuha yozefu aranga. yozefu aravuga ati ndi inyangamugayo, imana igira ite ibyuririraho. ibyuririyeho igira ute iramwamamaza. kamvuge rusi kuki yakomeye shikama uti iri imana karame ndakumva cyane mwana. kuki rusi yakomeye imana yagize ibyo yuririraho. yuririye kuki yaravuze ngo sinzagutama bukwe. undi uruparo aravuga ngo genda nta gahungu kibyara. imana igira ute yuririra ku rukundo rusi akunda nyirabukwe. imuha bowazi. uti morodekayi kuki morodekayi yakomeye hari ibyo imana yuririyeho. yuririye kuki iravuze ngo simfukamira amahanga ahubwo nzapfukamira imana. imana iravuga ngo mbyuririyeho. ubyuririyeho ugira ute uzakomera uzororoka ishikama. kubera iki yahaye imana icyo yuririra mukagira ute mukumvira. nzagira ute nzabyuririraho. nimbyuriraho mugira ute muki byiza byo mu gihugu. nimwanga mukagoma satani zabyuririraho. inkota igira ute ibarye. kuki n'uwo yamamaye yubatse inkuge. imana igira ute ibyuririraho. kuki Rahabu yarokotse hariya ariko shirwa hejuru yagaburiye abatasi. arangije agira ute arabasasira. amaze kubasasira basanga hejuru y'inzu. abasanze hejuru y'inzu avuga ngo iki ngo mumbwire ijambo ryiza ryerekeye urukundo. bati uruhe rukundo? ati ruva mu ijuru ku mana. bati tuguye iki? ati isezerano. imana igira ute ibyuririraho. reka mvuge ndavuga imana ishaka icyo kuririraho kugira ngo ikugirire neza. kuki Dawidi yabaye umwami yahuye n'intare. ahuye n'intare aravuga ngo ndabakubita mu izina ry'imana. kuwa kabiri ahura n'iki? ahura n'idubu. idubu arifata iki? aricinya hasi. imana igira ite ibyuririraho. iravuga ngo ubwo ari intwari akica intare n'idubu n'ubwoko yaburinda. nkamvuga imana ivuga bikaba, yategeka bigakorwa. ikundumyeho ngo ishaka kugukoresha ariko ibura icyo yuririraho kuko wahaye satani icyo yuririraho. kuraho icyo satani yuririraho ushireho icyo imana yuririraho izagukoresha iby'ubutwari. kadusenga imana. data wa twese uri mu ijuru, abantu banga satani ariko bagakora icyo yuririraho. bacyumva ubu butumwa bereye zemakodeko diriye dosi afika ya mango dekor edrai. bacyumva ubu butumwa zemayikonimayi drayige nimayi safiya. basenyuye ibintu byose satani yuririraho. nema bapanze gukora ibyo imana yuririraho. edakiya dosiya. ijambo ryawe ryaravuze ngo ku munyambaraga uziyerekana nk'inyembaraga, ku ntwari wiyerekana nk'intwari. ariko ku kinyabari esifa ebakuwa enamango defayikini. uyu mwanya kuri irakora tv ariko ukora ufite icyo wuririyeho. abicisha bugufi ubahera ubuntu. bifa ekanima duhisemo kuguha edashiya irimasiya izapereye zira wazuririraho ukabwira abantu ubutumwa. kuba twitabiye wabyuririraho ukagira icyo ukora. uyu mwanya rero uririra kwa yadusenze ukiza abarwayi. uririra kwa yadusenze uhumura impumyi. uririra kwa yadusenze urema ubukwe aho butari. uririra kwa yadusenze ukiza abarwaye mu nda. uririra kwa yadusenze utanga agakiza. uririra kwa yadusenze uyu Rwanda amahoro. uririra kwa yadusenze isi yose uyiha amahoro. uririra kwa yadusenze ukandagire covid. uririra kwa yadusenze abayobozi b'igihugu ubaha amahoro. uririra kwa yadusenze amatorero uyahe kugubwa neza. uririra kwa yadusenze insengero zikingura. uririra kwa yadusenze abarira baruhuke. uririra kwa yadusenze abumiwe bishime. uririra kwa yadusenze imbohe zibohoke. uririra kwa yadusenze uhereza umugisha abatagira umugisha. uririra kwa yadusenze
bariya bapfukamye uririra kwa ariya mavi bapfukamishije ugira izubakiza. Mbyambaje nizeye izina rya Yesu Kristo, urakoze, amen. Satani igira icyo yuririraho, n'Imana igira icyo yuririraho. Kugira neza kw'Imana kubane n'abasenyuye icyo Satani yuririragaho, bakubaka icyo Imana yuririraho. Nomero ni za zindi, ni 786 892 2 786 892 2. Imana ibahereza umugisha. wari udukurikiranye kuri Irakora TV, abaye ari ubwa mbere wakora subscribe, ubaye warayikoze nta iyo wongeye ugakoraho uba ukoze unsubscribe, uba ukuyeho subscribe. Rero utarakora share, gusharinga inshuti zawe wabikora, cyangwa se gusangiza iki kiganiro mu yandi magambo, kandi ukamanuka ari hasi handitse comment ukadusigira icyifuzo cyangwa igitekerezo, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugende neza. Kandi namwe mukomeje kudushyigikira, haba mu kutwandikira ndetse no mu gusangiza ibiganiro byacu, ntabwo duhwema kubasabira umugisha w'Imana. Pastor Munezero, Imana ibahereza umugisha. Turabakiye kandi n'abatwumvise, Imana ibahereza umugisha. Gusa isi yose nibidashaka Satani, nikureho icyo Satani yuririra. Amen. Ne kandi Satani, impamvu mbivuze, Satani ntipfa, ihoraho, ntisha. Bijya bavuga ngo barayitwitse, ntisha. Satani ihoraho, izavaho Yesu ashe. Amen. Imana ibahereza umugisha. Shalom, shalom, shalom.